bivuze ngo ubuzima ndimo ni ubuntu bwa Yesu. Dore kwibagirwa ko ubuzima bwawe bwari buri mu mfungane. Rimwe na rimwe dore ikintu cica abantu. Biravuga ngo nimumara kujya mu gahaga ntimukibagirwe. Dufite abantu bibagiwe aho Imana yabakuye. Nuko ntazarimbuka. Ibindi byose ni inyongera. Kuba umeze gutyo, kuba ukomeye, kuba izina rikomeye ni inyongera. Ariko icy'agaciro nuko nanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Biravuga ngo nawe uhagaze wirinde utagwa. Hari abantu bigira ko bahagaze kandi batagihagaze. Biravuga ngo twakwisuzuma twagirwaho urubanza. Ugerageza wisuzume. Ese mpfuye najya mu ijuru? Ese ubuzima bwanjye buri kuri present Imana? Ese ndi kwibuka Imana yankuye? Nusanga wicaranye n'Imana na Yesu mu buryo bw'umuka mu ijuru, uvuga ngo Uwiteka ahimbazwe. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanerade. Shuti bakunzi bikamba Karuvari TV, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe, kandi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bugumye bube kuri wowe. Aho waba uri hose, kiri cyose waba uri gukoreramo, umwanya wose waba urimo uyu mugoroba, iki gitondo, aya manwa, ngwifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Kanongere ngubwire ngo wagize neza guhitamo ukikira ijambo ry'Imana. Ntabwo uzahomba, ndakurahije ukuri, Imana izakugirira neza. Yesu aguhereze umugisha. Amazina ni yayandi rero, nitwa Pastor Steven, ndi umushumba we ikamba Karuvari. Iyi ministeri nitwe tuyiyoboye, ndetse n'abaye dufatanyikanyije kwagura ubwami bw'Imana. Reka nangere nshimire umuntu wakoze subscribe kuri iyi channel. Imana igumugisha. Reka suze abantu bari muri diaspora, reka suze abantu bari muri Amerika, reka suze abantu bari mu Bufaransa, abakunzi bikamba Karuvari TV, reka suze mu Rwanda, Kongo, Iburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, reka suze abo tubana ku mbuga nkoranyambaga. Mwese mbifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Urarwaye, urarwaje, hari ubuzima urimo muri iki gihe cya none, hari ibintu bitagenze neza, ariko humura, Imana igufitiye imbabazi mu izina rya Yesu. Reka dusenge, duhamagane mu kawera z'abane nanjye nawe, kugira ngo tubashe gukomera dukomejwe n'ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndaguhamagaye kugira ngo uzukore imirimo n'ibitangaza, imbaraga zawe zigaragare kuri njye namwe ndatwikoreye inyigisho, maze imirimo n'ibitangaza bikorekere muri iri jambo. Reka urubwo uvira ijambo rigira icyo rikora mu buzima bwe. Iri jambo rimukize, iri jambo rimuhembure, rimusubizemo ibyiringiro, kuko nzi neza ko ijambo ryawe ari buzima. Yewe aho yavumiwe naho yakorewe amabi, reka ijambo rikureho uwo mwuka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana igumugisha. Ngufitiye ijambo rero Imana impaye ngo nguzanire. Ni ijambo rivuga ko Imana ije kugutabara itarebye kuri kavukire yawe. Haleluya. Imana ije kugutabara itarebye kuri kavukire, itarebye mu buzima ubayemo, itarebye mu karere wavukiyemo. Oya, yiza kureba kuri kavukire, ntabwo wakagombye kubura aho ngaho, ntabwo wakagombye kuba uruwuriwe. Niyo mpamvu imbwiye ngo nze ngubwire ngo ije kugutabara itarebye kuri kavukire yawe. Imana igomera umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abefeso, noneho dusangira aya magambo mu izina rya Yesu. Abefeso ibice byaho 2 umurongo wa 1 biravuze ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Imana ishimwe cyane. Kandi namwe mwese mwahoze muri bo mukurikiza ibya kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu yishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya. Kubw'urukundo
rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Imana ishimwe, Yesu atugirire neza cyane, Yesu ashimwe cyane. Reka turebe hepfo. Okay. Kuko atandatu, kuko izaturana namwe itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka muri Kristo Yesu. Tasubiramo uyu murongo. Nuko izatuzurana nawe itwicazanye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. 7, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje rwose itugirira neza muri Kristo Yesu. 8, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Yego, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirata imirimo. Yego, Imana ishimwe cyane. Kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yitoranyirije kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Ayo magambo niyo tugiye kuganiraho. Ni amagambo meza cyane ashobora guhindura ubuzima bwawe none cyangwa ejo hazaza. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, yabandikiye agira ngo yongere abibutse abo bari bo mu mwami wacu Yesu. Urinde muri Kristo Yesu, identite yawe ni iyihe? Ese mu mwami wacu Yesu Kristo ni ikihe kintu wumva uri cyo muri we? Cya mbere, ugomba guhishurirwa icyazanye Yesu ku buzima bwawe. Cya kabiri, ugomba guhishurirwa ko Yesu waje ku isi yaje kugutandukanya n'imbaraga za kavukiro wavukiyemo, yaje kugutandukanya no kugira ngo agusubize uburenganzira bwawe wari waratswe. Yego. Icya gatatu, yaje kugukuraho karandi, yaje kugukuraho imivumo. Na kintu kidukuraho imivumo ni ukwizera ijambo rya Kristo Yesu, tugatangira kwakira telefone mu buzima bwacu. Iyo umuntu agiye kuraguza, agenda agiye kureba umuntu. Iyo umuntu agiye gushaka umuti, agenda agiye kureba umuntu. Iyo ahageze hari ibyo bamubwira, uzabigenza gutya, turakurasaga, turagusiga, nugera mu rugo uyu muntu uzawusiga mu mazi, uzawushyira mu mazi uwunywe, ibindi byisegure, ibindi bishyira naha kugira ngo ibyo bintu bakubwiye bikore. Muri Yesu rero si uko bigenda. Muri Yesu ho dore ikintu dusabwa ni ukusobanukirwa akamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bwanjye. Nika ngubwire neza. Urabona, Yesu Kristo ataraza ku isi hari uko abantu bari bameze, hari imigenzo bagenderagamo, hari amahame bari bafite. Ariko kuko isezerano rya kera ari igicucu cyerekana isezerano rishyashya, Yesu nawe amaze kuza ahita dufata dukura muri kavukire. Imana iduhe umugisha. Aho niyo yatubwiye rero ngo namwe mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu. Imana ishimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ngibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo. Hari abantu n'isaha bagikurikiza imigenzo aho gukurikira Kristo Yesu. Iyo umuntu akurikiza imigenzo aba avuye mu bwami. Iyo umuntu akurikiza imigenzo aba atandukiriye. Iyo umuntu akurikiza imigenzo aba yimuye Yesu mu buzima bwe. Ariko umugenzo wa mbere ni ukumvira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Umugenzo wa kabiri ni ukumenya n'ikihe kintu Yesu yavuze. Abigishwa ba Yesu bigeze bamubwira umunsi umwe ngo twigishe gusenga. Amen. Ngo Yohana nawe yajyaga yigisha abantu be gusenga. Natwe rero twigishe kugira gute? Twigishe gusenga. Ngo arangije abigisha kugira gute? Abigisha gusenga. Arabwira ngo namwe nimusenga mujye muvuga muti, Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe
nk'uko biba, ibyo ushaka biba mu ijuru uko biba mu isi. Ibyo Imana ishaka ku buzima bwawe si ukuba muri karande z'iwanyu, ahubwo ni ugusohoka muri karande. Kubera iki ndikubwira aya magambo? Ngo kandi natwe twese twahoze turi muri bo, dukurikiza ibya kamere yacu yifuza, dukora ibyo kamere n'imitima yacu yishakira. Urabizi dufite kamere, ntabwo ipfa, kamere asinzira. Ikintu gituma kamere isinzira ni imbaraga z'amasengesho. Iyo umuntu asenga cyane, iyo umuntu asoma ijambo cyane, imbaraga za kamere ziramanuka. Yajya kuvuga nabi akumva ngo akamubwira ngo ceceka, yajya gusakuza, yajya gusambana, yajya gusinda, yajya gukora ibintu biteye isoni, kumva ceceka. Imbaraga z'amasengesho ziragufasha ibyo data ashaka mu ijuru bibe mu isi. Ntabwo Imana rero mu ijuru habaye ibyo bintu biri kukubaho, ahubwo Satani yaraje asanga ni kwa kundi biratubwiye ngo abantu babiri bari baryamye ngo basinziriye, ngo umwe aryamira umwana we waramwica, undi afata wa mwana we aramutwara. Satani yasanze usinziriye akwiba ikizima agusigira igipfuye. Ariko mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, muri ukwezi kwa kabiri ni ngombwa ngo Imana igarure ikizima cyawe, kuko wamaze kumenya ko ibyo ufite atari byo wari ukwiriye gutunga. Yesu atugirire neza cyane. Iyo tuba mu buzima tukabona ubwo buzima atari ubwacu, ndagira ngo ubwire ngo Yesu arabuhindura. Rimwe na rimwe hari ukuntu Imana ivugana natwe kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Ukarota inzozi, ukabona hari ibintu byagitse ku buzima bwawe, ukumva ari kubwira gutya na gutya. Iyo udakurikiye uwo mwuka rero ngo ugenda ushakisha icyo umwuka ari kuvuga, Satani arakuriganya. Yesu ashimwe cyane. Satani arakuriganya. Ariko iyo ukurikiye uwo mwuka birangira hari ikintu ugezeho. Murongo wa 4 nawe ukunze cyane ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima muri Kristo. Ni ukuvuga ngo njyewe ndi muzima bishingiye muri Kristo Yesu, nawe uri muzima bishingiye muri Kristo Yesu. Imbaraga warwanaga nazo utangira uzibwire ngo goyari uyu munsi wa none ntabwo mwashobora Yesu, kubera ko tumenye neza ko uri muri twebwe ntabwo azemera ko Satani yinjira. Ntibikunda. Muri nge nawe harimo imbaraga. Reka ngubwire, rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu ahura n'agahinda, umuntu akaba afite umubabaro, noneho ko ukuntu afite umubabaro sasa akajya azagagara muri uwo mubabaro akubwira ati nta muntu ugukunda, iwanyu ntibagukunda, n'Imana yarakwanze igihe wasengeye. Satani akaza akagufata muri uwo mubabaro akagusanga muri ka kazitiro wari urimo akaguhondaguriramo. Ariko iyo umenye neza kavuga ngo nubwo navutse muri ubuzima ku bw'akavukire yanjye sinari kugirirwa imbabazi, sinari kujya i Burayi, sinari gutura ahantu huye, ku bw'akavukire yanjye sinari kuba uwondiwe, ariko kubw'Imana yakunze ko mba uwondiwe ngomba guhora mbihamiriza. Buriya muri wowe harimo ikintu bita gukorera Imana mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu ibi munsi Imana ikubwira ngo uri umukozi wayo. Erega Imana yaraguhamagaye, erega niwe Imana ishaka kugira ngo uyikorere. Uri umwana w'Imana mu buryo budasanzwe. Aha hantu nahatekereje ndavuga se ku bw'akavukire yanjye nari kuba pasiteri, ku bw'akavukire yanjye nari kuba umuhanuzi. Iwacu ko nta muhanuzi wahabaye, iwacu ko nta mupasiteri wahabaye. Ku bw'akavukire yanjye se nari gushobora kuvuga ijambo ry'Imana. Ariko ndashira amanga ku rwego rwanjye ngatinyuka ngabwira Satani ngo nawe ubasha ufite ku bantu mu izina rya Yesu. Reka ngubwire, iyo dusubije amaso inyuma tukareba aho twavukiye, ntabwo twarabo kugirirwa imbabazi, twareba abo gupfa. Nta burenganzira twari dufite mu bwami. Wumva twebwe twari abantu twaringurukira. Ariko ndashimira Yesu Kristo waje kumuza na data. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Yesu Kristo waje gufata ubuzima bwanjye budafite ishusho akabuhereza ishusho. Ndashimira Yesu Kristo waje gufata ubuzima wari ufite budafite kaza akabuhereza icyerekezo. We ntabwo wibukana wavukiye, ntabwo uza ahantu, tuwarete witumagaho ntuyizi, imyambaro wambaraga ntuyizi, aka kanya uribagiwe ko bwakavukire yawe. Wari wakugirirwa imbabazi, wari wagutura aho hantu utuye, wari wase gufata isahani nziza ukayiriraho. Turashimira Yesu.
ku bwa kavukire yawe nawe usubije amaso mukareba aho wavukiye. Twari abo kurangizwa, ariko ndashimira Yesu waduhaye uburenganzira. Abagore ntabwo mwari mwemerewe kuvuga ijambo ry'Imana. Ntabwo abagore biratubwira ngo abantu babaga abami bari bafite ukuntu bagomba kuba bameze. Hari inenge, iyo wagiraga iyo nenge ntabwo wabaga umwami. None uyu munsi wa none nje nawe turi abami n'abatware, tubeshejwe no kwizera Kristo umwami n'umukiza. Urabona ikintu Yesu yakoze? Nawe uririrwa aho ngaho uri kurira, ngewe ibintu bya niwibuka icyo Yesu yakoze mu buzima bwawe, uraza kumenya agaciro kawe. Warekurizwa n'ibiryo, warekurizwa n'ibiri kukubaho. Bivuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Kuba urwaye, kuba urwaje, kuba uri muri icyo kibazo byere gutuma utuka Yesu. Imana tugire neza cyane, Uwiteka agire neza cyane, ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ahubwo kubwo twakijijwe ubuntu nibwo bwadukijije, nuko izatuzurana nawe itwicazanye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza, haleluya, Imana ishimwe cyane, izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje rwose itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakishijwe n'ubuntu, ntabwo ari imirimo. Iyo biza kuba ari imirimo, ahantu wavukiye n'ubuzima wavukiyemo, n'ukuntu wavutse so yarakwanze, n'ukuntu wavutse nyoko yarakwanze, n'ukuntu wavutse uri imfubyi, n'ukuntu wavutse uri ikinyendaro, n'ukuntu wavutse udafite ubuzima, ntabwo wakagombye kuba uyu munsi uri uwuriwe. Yefuta ngo baramwirukana bamaze kubona ko yavutse ari ikinyendaro. Reka ngubwire, hari ubuzima twagiye tuvukiramo. Nawe ubwawe urabizi ukuntu wavutse, nawe ubwawe urabizi imibereho yawe, nawe ubwawe urabizi aho wavukiye. Were kwiyibagiza, were kwibagirwa ko uyu munsi wa none uwuriwe biva kuri Kristo Yesu. Were kwibuka ko Yesu ari we waje kuguha agaciro. Were kwibuka ko Yesu ari we waje kuguhindura amateka, agukiza imyate, agukiza amavunja, agukiza kurwara inda, agukiza imikoshi. Wakarabaga amazi atemba, wariraga ku isahani imeze gute. Ibuka ibyo Yesu yakoze mu buzima bwawe. Ndakubwira ubutumwa bw'ubwami, ndakubwira Imana ihindura amateka, ndakubwira ko Yesu ageje mu buzima bw'umuntu hari ibitongera kuza kubamo. Ni Yesu ndi kukubwira, ni Yesu uruhura, ni Yesu ufata urugo rwasize kongera akarwubaka. Twakijijwe kubw'ubuntu, ntabwo ari imirimo. Tutirata imirimo, wakwirata imirimo. Reka ngubwire, iyo biza kuba ari imirimo ntabwo nari kubona icyo nkora mu bwami ngo mbashe kuronga Kristo. Ndibuka ndi CHK, ndi kwa muganga, umuntu aza kumbwiriza ubutumwa, araza arambwira ngo Imana yamutumye meze nabi, bagiye kunca ukuguru, byarangiye namaze gusinya. Araza arambwira ngo umva icyo Imana imbwiye. Reka ngubwire, iyi Imana ivuganye nawe urupfu rurahunga. Njyewe uyu munsi wa none impamvu ngikandagira bikemera, ni Yesu wabikoze, ni Yesu wanduhuye, ni Yesu wamindura amateka. Ntabwo ari ubwenge, ntabwo ari amashuri, ntabwo ari ukuvuga Icyongereza neza, ni Yesu w'i Nazareti. Dufite abantu bize neza ariko badashobora kuvuga, babaye ibiragi, bandi ni impumyi. None wowe uravuga bikemera, wareba bikemera, warangiza ugashyira Yesu ku ruhande. Urimo uratakaza icy'agaciro, urimo urashyira imbere ibitari iby'umumaro, ugatakaza iby'umumaro. Yesu niwe ufite umumaro mu buzima bwawe. Harangije umwana w'umukobwa arampanurira, harambwira ngo umva uko Uwiteka ambwiye. Yaravuye yemera neza, ansanze CHK, arambwira ngo Imana ikuntumyeho, yambwiye ngo nze ngubwire ngo ntugipfuye kuko uzakorera Imana. Reka ngubwire, je gerageza wibuka ubwo buntu bwagusanze mu kabari, bwagusanze mu buraya. Ubwo buntu bwa Yesu bwagusanze byaragucanze. Ubwo buntu bwa Yesu bwagusanze umugabo yaragutaye, inzara yarakwishe, urwaye amavunja. Ubwo buntu bw'umwami
bwatumye ubona viza, bwatumye ujya muri Amerika. Uyu munsi turavuga ngo uri muri Amerika, ubwo ni ubuntu bwa Yesu. Were kwibagirwa Rewe kwibagirwa ko wavutse iwanyu murara ku buriri bw'ibiti. Were kwibagirwa ko wavutse iwanyu murira ku isahani, inkoko, intara. Were kwibuka ko iwanyu mwahingiraga ibijumba, mama wawe, papa wawe. Were kwibuka ko wavutse iwanyu badafite n'umwenda wo kuguteruriramo. Nabyo ibyo byibuka uvuge ngo ubuzima ndimo ni ubuntu bwa Yesu. Were kwibagirwa ko ubuzima bwawe bwari buri mu mfungane. Rimwe na rimwe dore ikintu cica abantu, biravuga ngo nimumara kujya mu gahaga ntimukibagirwe. Dufite abantu bibagiwe aho Imana yabakuye. Abantu baribagiwe, ntibakibuka ko ubuzima bwabo bwari budafite ishusho, ntibakibuka ko ubuzima bwabo bwari budafite icyerekezo. Nibibuke ko ari Yesu wabikoze. Ngo nuko ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ibaze kuba nge Pastor Steven nize umva reka ngubwire, ngira ibyiringiro bikomeye yuko ikintu gituma numva nkomeye cyane nuko ndangizwe mu gitabo cy'ubugingo, nuko ntazarimbuka. Ibindi byose ni inyongera. Kuba umeze gutyo, kuba ukomeye, kuba izina rikomeye ni inyongera, ariko icy'agaciro nuko nangitswe mu gitabo cy'ubugingo. Maze iminsi mbona iyerekwa, mbona Satani arimo akura abantu mu gitabo cya cy'ubugingo. Hari abantu biravuga ngo nawe uhagaze wirinde utagwa. Hari abantu bigira ko bahagaze kandi batagihagaze. Biravuga ngo twakwisuzuma twagirwaho urubanza. Jya ugerageza wisuzume. Ese mpfuye najya mu ijuru? Ese ubuzima bwanjye buri kuri President Imana? Ese ndi kwibuka Imana yankuye? Nusanga wicaranye n'Imana na Yesu mu buryo bw'umwuka mu ijuru, jya uvuga ngo Uwiteka ahimbazwe. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aha ndongera mbagaruke cyane, twakijwe kubw'ubuntu, kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntabwo gukizwa kwanjye kumvana sehashka. Imana ikangura ngo ningureho direde, ndakuraho imisatsi, narangiza nkakizwa, ngaba ndi uwo ndiwe muri Kristo. Ntabwo ari data mabigizemo uruhare, ni Yesu wabikoze. Ndashimira Yesu waje mu isi kuncungura. Mba ndi uwande, wowe buri uwande se? Waje ugerageza ukibuka ibyo Yesu yakoze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ivuga ku murongo wa 11, Yesu ashimwe cyane, ngo nuko twibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga kubw'umubiri, abakebwe n'intoki kubw'umubiri, bita abatakebwe. Yesu ashimwe cyane. Biyita abatakebwe, abakebwe kubw'umubiri. Twakebwe kubw'umubiri, twakebwe kubw'umubiri, ariko nanone twongera ukabwa kubw'umwuka biturutse kuri Yesu Kristo. Ntabwo ari imihango, ntabwo ari ibindi, ni Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bivuga ngo mwibuke ko icyo gihe mwari mufite Kristo, mutandukanyijwe n'Umwisiraheli, muri abashitsi ku masezerano. Uyu munsi ntabwo ndi umushyitsi ku isezerano, nanjye ndi umwe n'Umwisiraheli mbiyeshejwe na Yesu. Twari abashitsi ku masezerano, ariko uyu munsi mfite icyo Imana yambwiye. Imana yambwiye ko nzakomera, Imana yambwiye ko izantabara, Imana yambwiye buri munsi numva Imana ivugana nanjye. Talako sedebo makaya depa, numva Imana ivugana nanjye. Were kwiheba, uri umunyamasezerano. Imana yaguha amasezerano binyuriye muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 13 haravuze ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwinjijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Ndahasubira. Ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwinjijwe hafi, mwegerejwe hafi
n'amaraso ya Yesu. Imana ishimwe. Amahoro y'Imana bane nawe. Twigijwe hafi, ntabwo tukiri kure n'amasezerano, ahubwo amaraso ya Yesu Kristo yatwegeje hafi. Kamaro kambere kamaraso aratweza. Kabiri kamaraso kadutandukanya karande y'iwacu. Amaraso Adamu nawe bamaze gucumura kugira ngo bongere kwambara, nuko Imana yafashe intama ikayica ikamena amaraso bakambara, ariko ntabwo bari bambaye bikwiriye. Bahoze muri ako gahinda n'uwo mubabaro, batangira gusonza, batangira guhura ibibazo. Imana ibonye ko Satani yadukura mu masezerano, itanga umwana wayo ikeneye kugira ngo azamena amaraso. Ndashimira Yesu wamenye amaraso. Muri yavuze ngo ndashimu musaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashimira Yesu wemeye kwitanga kugira ngo nje nawe tuhabwe isezerano ryo kuzabona ubugingo buhoraho. Witinda ku bintu byiza cyane, ikangubwire ibyo nunze n'ibyawe, nanjye ubwanjye nduwawe, nta buri kise ngufite mwami ko umpagije. Yesu iyo umufite ugira amahoro, iyo umufite ugira urakomera. Iyo ufite Yesu muri wowe, ibintu waba utunze byose bitarimo Yesu bigutera stress. Tubonye abantu barwaye imitima, tubonye abantu barwaye imitsi, tubonye abantu bapfuye basize ubutunzi bukomeye kubera ko la celebo mandelebo sia. Icari kikubabaza umuntu nuko yapfa kabura ubugingo. Aho gupfa se ibi bitwaye iki? Byefite ikibazo kuna abantu batinye gupfa. None se reka ngubaze, mwisisi wacu ubundi ni gute watinya kujya iwanyu? Abantu batinye gupfa, abantu bafite ubwoba, isi igiye kurangira, turapfuye. Uratinya gupfa kubera iki? Kuki ukundi isi kurita kuba tukunda ijuru? Twicaranye na Yesu mu buryo bw'umwuka, wagiye iwanyu, reka tukajya iwacu. Yesu ashimwe cyane. Ugiye kuvuga ati rero singipfa, reka ngubwire, gupfa si ikibazo, ikibazo ni ukurimbuka. Umukiranutsi ntabwo arimbuka rero, umukiranutsi ntabwo apfa, arasinzira. Nongere ngwibutse ko dukumbuye iwacu. Nkumbuye gakondo yo mwijoro, nkumbuye yemwe, nkumbuye gakondo yo mwijoro, nkumbuye yewe, nkumbuye gakondo yo mwijoro, nkumbuye yewe, nkumbuye gakondo yo njyewe nkumbuye mwijoro. Ndumva shaka kujya iwacu, ndumva nifuza kwibanira na Data wa twese. Ngomba guhora niteguye, ngaba umugeni wa Kristo, ngahora ndi maso, ngareka kuvana amaso kubyo Yesu yaje gukora, ngashyira amaso udafite umumaro. Iyo nzu y'imodoka nta hantu uzabijyana, ibyo bintu ufite nta hantu uzabijyana. Bigufashe gukorera Imana mu mwami wacu Yesu Kristo, bigufashe kuramya Imana. Bindi bintu bishyire ku ruhande, we kugira ikibazo cyo gupfa. Ntabwo umukiranutsi apfa arasinzira. Yesu akugiririza cyane. Nakwibutsaga ko iwacu ari hehe? Ari mu ijuru. Kubwa kavukire yacu twari kugirirwa neza, ntabwo twari kwakirwa uburenganzira bwo kujya mu ijuru, ariko ndashimira Imana ko mfite uburenganzira muri Kristo Yesu. Ndashimira Imana ko mfite identite y'ubugingo buhoraho. Umuntu afite ibyangombwa by'ubwende gihugu atuyemo, hari ibintu atemerewe. Ikangubaze, urumva mu ijuru uzajyayo? Urumva ufite ikibanza mu ijuru? Ese reka ngubaze, urebye iminsi umaze, urabona mu ijuru inzu yawe igeze? Urabona mu ijuru aho uzaba hameze hati? Ko yavuze ngo agiye kudutegurira, ngo hazaba niho tuzaba, ngo kuko ngo niho hari amazu meza. Eka ngubwire mwene Data, ukoranira gushaka iby'isi n'ijuru ry'ubibuka ko ari ngombwa. Iminsi umaze urayizi, ariko ntabwo uzi iminsi usigaje. Iyo minsi usigaje rero, ibuka ko mu gitondo gitoya wapfa ugataha. Upfiye wajya he? Nakwibutsaga ko ubugingo buhora hari ngombwa. Ndagira ngo dusengane Imana, ndagira ngo dusengane Imana. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho. Nakwibutsaga ko urugendo tubayemo ari ukwitegura aho tugiye kujya. Iyi kipe izakina, iyo abantu bajya muri lokale bakajya kwitegura ikipe bazakina nayo, natwe turi muri lokale turi kwitegura kujya iwacu. Bantu mwitinya gupfa rero, mwitinya ngo gupfa, ngo Imana ngo ibyegezeyo. Inzira ijyana umuntu mu ijuru ni urupfu. Yesu rero nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo.
sinzi ubwo wari ufite rero. Imana ishimwe cyane. Reka dusengane Imana. Nahinga ubwenge ku bwa kavukire yawe ntabwo wari kuba uwuriwe, kandi ibyo uwuriwe uyu munsi wa none ni Kristo Yesu. Niba atari Kristo Yesu ubwo bitane byaturutse, ariko nge nakubwiraga ko uwuriwe uyu munsi ni Kristo Yesu. Uwo mugabo wabonye, uwo mugore wabonye, abana wabyaye, amashuri wize, uwuriwe zino ufite rikomeye ni Yesu. Ntukibagiwe ko rero hari aho Yesu yagukuye akari n'ahandi akugejeje ngo utakaze icy'agaciro, ahubwo Imana iguha imbaraga zo gukora icy'agaciro. Reka dusengane Imana. Uwera wa Isiraheli, twakijwe ku bw'ubuntu bwawe. Wambwiye ngo nimbwira abantu ku bwa kavukire yabo ntacyo bari kugeraho, ariko kubera ubuntu waduhaye, kubera ubuntu watugiriye, turi abana b'Imana tubeshejwe na Kristo Yesu. Uyu muntu wari urwaye, uyu muntu wari utakaje Yesu, uyu muntu wari usubiye inyuma, uyu muntu wumvaga muri we latala nebo enemon, ndagira ngo umukoze ikiganza cyawe. Iyi migozi muhambiriye, uyu mwuka w'ubusinzi, uyu mwuka w'ubusambanyi, uyu mwuka wo kwikinisha, uyu mwuka wa marari, uyu mwuka w'abarozi wo gutandukira, ndawukura ku buzima bwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umutongero bagutongereye, uwawugutongera akoresheje umunwa, nanjye uyu munsi wa none ndawugukuraho mu izina rya Yesu. Ndagutongera kurama, ndagutongera kubaho, ndagutongera kuba umukire, ndagutongera gutunga, ndagutongera gushakashaka icyanezeza Imana ndetse no guharanira kuzabona Imana. Ndagutongera kwandikwa mu gitabo, kubiharanira, kubikorera, kuko bisaba kubiharanira. Ndasenze ngo umwuka wera w'Imana agufashe, aguhindure umuntu udasanzwe muri Kristo Yesu. Mwami ndagushimiye ko ijambo ryawe urerekesheje imirimo n'ibitangaza, kuko utugiriye neza bwo kukwizera. Si imirimo, oya si amaturo n'ibyacumi, ahubwo ni ukukwizera nk'umwami n'umukiza, kubera ko kavukire yacu ntabwo yabitwemereraga. Erega twagiye tuvuka ahantu habi, niyo mpamvu bamwe no gukorera Imana byabananiye, uko bavutse ku miryango itarakoreye Imana. Ariko ndagushimira ko amaraso yawe adushoboza kugukorera. Urakoze kugire neza umwe datungurikiranye. Reka ibyo ushaka n'ibyo ushima bimuhera ubuntu bwo kwizera ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Nakwibutsaga kora subscribe kuri channel. Imana iguha umugisha, kandi iki inyigisho kwisharinga n'abandi nabyo ni byiza. Turagukunda, turagusengera, tukifurije kubaho utegereje ubugingo buhoraho. Nicyo cyambere nari ngwibutsa ko Imana ikeneye kuzabana nawe kuko yatanze umwana wayo. Wikeresa amaraso, Yesu agufiteho umugambi mu izina rya Yesu, amen.